umusozi utabayeho ngo urareho uwirirweho ntukabara amakuru yawo. Hari igihe abantu bafata abantu b'abadivorce bakabaciraho iteka bakavuga ngo nabanyabyaha bakavuga ngo kubaka byarabananiye ananiwe amaboko arayamanura yayamanura abayisirayeli bagatsindwa bikaba ngombwa ko haza abandi bantu bakamufata amaboko. Mutesi mu murimo w'Imana arimo yarakeneye yandi maboko mu byukuri. Icyo gihe Imana ngo yazanye umugabo witwa ubwo yacibwaho iteka akaba yazana ko babana ubyitege ndabivuze ndi hano kuri kamera neje uzumva undi avuga ati ahubwo ngewe Fredina yarambyariye none ntari kumpindezo nakiriye nuko ndetse nawe wayakiriye nayabonye kuko twahageze twe bisa n'ibiri kurangira nuko babanye ariko nta sezerano bari bafitanye ukabona ahubwo kuki no mudamu atageze atekereza ati uyu mugabo nubwo turi kubana utya reka mugire inama mubwire dusezerana uyu mugabo akarinda ajya gushaka uyu mubyeyi witwa Pastor Mutesi. Reka nkubwire ikintu kibitera rero ikigaragaza niko natangiye mvuga uyu mugore byacu byinshi tugiye kujya tubigira ibanga private nukuri kuko dukurikije ukuntu abantu bo muri social media baba bakanuye amaso utanabibahisha ahubwo wahura n'ibibazo. Mutesi nakomeza ahisha ibintu bye kandi ntagire umuntu yizera. Yesu yaravuze ngo uwiringira umwana w'umuntu avuma. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho murereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka twakiriye umumama ngewe ndamuzi ariko mwebwe ntago mumuzi niyo mpamvu ugiye kumusaba ni Apotre akatwibwira nubwo mbe dukoranye ku Gasaro ariko si ubwa nyuma sibyo ni ukuri murakoze cyane turashima Imana. Banza wibwire aba bakunzi bacu. Yego rwose nitwa Apotre Rosine nyirandiho kubgayo nkuko bivuze ndi umushumba wa Bohoka Ministry ndi umubyeyi ufite umwana umwe ariko nta mutware nzwi cyane kuri Apostle Rosine official. Yego Imana ibaho umugisha kandi abantu bo ku Gasaro mushyigikire uyu mubyeyi nawe azamuke abankunze nkaba ngiye kuzumba 400 nawe ni mugende mu mukunde mu mushyigikire nawe akeneye kwiteza imbere akabona minervare y'umwana no kuri pesha no kuri byivuze no kuri. Yego warumeze neza ariko ndashima Imana. Yego rwose shawambaye nk'umushumba rwose. Yo amen 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 no kuri ni imigisha y'abakirisitu nkomeza nyibahesha amanywa n'ijoro no kuri. Wow. N'abakirisitu batuma dusa gutya batuma twambara neza no kuri Imana igiba duhera umugisha. Amen. Iyo ni gift. Ni gift rwose. Kuri Imana imuha umugisha. Uyu muntu rero utuma abashumba dusa neza no kuri Imana igibaha umugisha. No kuri pe. Hanyuma nifuje ko umunsi tuganira n'ubundi nk'umushumba. Yego ndakumva. Kuri iki kintu rero kubera iki ahanini iyo umuntu ari umudivorce akaba yagirirwa umugisha bwo gushaka inshuro imwe cyangwa se izindi nshuro bishobora kuba ikibazo nyamara na Bible avuga ngo ntago yifuje ko ntago dumanga cyane umuntu aba wenyine. Si byiza ko umuntu aba wenyine biri mu gitabo cy'itangiriro igice cya 3. Niba Imana rero yararemye umugabo ikamuremera umugore sibyo ariko nifuze ko wa mugabo cyo wa mugore yaba wenyine. Yego ubwo ndi kubikomoza Pastor Mutesi nijoro nibwo inkuru yakwirakwiriye ko yavuye mu murenge gusa ntago yagiye mejo yagivuye mejo ubundi hashize nimba ntibeshye. Yego ubu ndi kubivuga bitewe n'igihe dukora ikiganiro. Yes ariko wabonye ko ari ibintu noneho bisa naho biri kurwanywa aho hagaragaye ngira ngo nawe wari nabibonye rwose nabyiboneye nanjye. Umudamu ati yanwaye umugabo tukibaza biriya ni ibikino no kubera iki ibintu bije Pastor Mutesi ari uko amaze gukora ubukwe mu murenge. Mbo ikintu cyo ndi buvuge buriya reka nkubwire. Yego ntabwo ari buri muntu wese ushobora gufata ijambo ngo arivuge kuri Pastor Mutesi ribi. Yego abantu bahagurukije intambara buriya n'abantu bubatse ngo warubizi kubera ko ntabwo waba uri umudivorce ntabwo waba warigeze ushaka nibigende neza ngo nubona mugenzi wawe nkuri Imana imugiriye neza ngo ubu wa mbere kujya kumutera ririya buye ubu wa mbere kujya kurwanya umugisha Imana imuhaye. Abantu bose bahagurukiye Mutesi ubarebye buriya wasanga bari muri jare y'abantu bubatse. Ahubwo nge numva umuntu bubatse yakanejejwe nuko mugenzi we nawe agiye mu kicira arimo. Reka nkwereke rero abantu bubatse ntimuze kunyumva nabi njya nkunda kubwira abantu ngo umusozi utatuyeho
umusozi utabayeho ngo urareho uwirirweho ntukabara amakuru yawo. Hari igihe abantu bafata abantu b'abadivoruse bakabaciraho iteka bakavuga ngo ni abanyabyaha, bakavuga ngo kubaka byarabananiye, ngo ni inshinzi, ngo bitwaraga nabi. Kubera iki? Bari kubivuga kuko uwo musozi batawubayeho. Nta nubwo yabaye muri urwo rugo ngo amenye. Nta nubwo ngiye hari imvuga abanyarwanda bafite tutari kujya twemeranwa muri iyi minsi gasa. Hari abantu bavuga ngo uriya yarubatse biramunanira. Ese ubwiwe n'iki niba kubaka byaramunaniye koko? Birashoboka ko ushobora guhura n'umuntu nimuhuze cyangwa se akaba dashobotse. Icyo gihe ntabwo abantu babona mu ishusho y'uko koko kubaka bishobora kuba byanze ariko atananiwe. N'ikimenyimenyi dufite n'abantu bongeye kweseya bigakunda ubu bari mu ngo. Rero abantu bahagurukiye kurwanya umubyeyi rwose ni ukuri abantu ntibajye banezezwa n'ibyiza by'abandi. Abantu ntibanezezwe ko umuntu yava ku musozi runaka. Ijambo ry'Imana n'ibimana ubundi urugo ni umugisha Imana itanga. Ko umuntu yakubaka biri mu bumana. Niba Imana yishimira yuko umuntu atari byiza ko aba wenyine. Uriya mukozi w'Imana uriya mushumba Imana ikabimuhaye urugo. Ntitwitaye ngo ni inshuro ya kangahe. Hari umuntu napostinze ifoto ye arambaza ngo harya ngo yashingiye ngo harya ngo n'umugabo wa kangahe. Ndabwira ariko se kuba ari umugabo wa kangahe urumva ari byo byihutirwa cyangwa ikihutirwa nuko Imana imugiriye neza. Ege n'uburenganzira bw'umuntu. N'uburenganzira bwe. Ngewe nshobora gupfakara amahitamo yanjye wenda ntaza bikongera gushaka. Ariko uriya wundi akavuga ngo ngewe nzashaka nyuma y'imyaka 5 n'urugero. Undi ati nzashaka nyuma y'umwaka umwe. Undi ati nyuma y'imyaka 10. Rero ntago uyu munsi wagafasha umuntu ufite amahitamo ye cyane na amahitamo y'ikindi cya kabiri. Mutesi ni umushumba. Ntabwo rero yakora umurimo wa gishumba ari wenyine. Akeneye amaboko. Mu ijambo ry'Imana natubwira ngo Mose yajyaga ajya ku rugamba akajya kurwanira abayisiraheli, ariko Mose ngo aza kunanirwa ananiwe amaboko arayamanura. Yayamanura abayisiraheli bagatsindwa. Bikaba ngombwa ko haza abandi bantu bakamufata amaboko. Mutesi mu murimo w'Imana arimo yarakeneye ayandi maboko mu by'ukuri. Icyo gihe Imana ngo yazanye umugabo witwa Huri na Roni. Umwe afata ukuboko kumwe undi afata ukundi, abayisiraheli barongera baratsinda. Mutesi yarakeneye ayandi maboko mu by'ukuri. Rero abantu ntibakajye bareba iby'Imana kuba ari umudivorce se byanditse ko Imana itamugirira neza. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yemwe mwese abarushya n'abaremerewe ni munsange mbaruhure. Abadivorce murimo, abashomeri murimo, abatari kubyara murimo, abo bose ubwoko bw'Imana Imana yemerewe kuba yakuruhura. Rero aba bantu bari gufata umwanya wa mbere Gasaro bakavuga ngo ntabwo arabikwiriye, bakaza guhagarara ngo uyu yari umugabo wanjye. Ese ubundi iyi invitation yasohotse bari hehe? Kiri cyo cyambe invitation ya Mutesi ngende ndumva ngiye kwimarana nk'ibyumweru nka 3 y'ubukwe. Iyi invitation isohoka ntabwo bayirebaga. Kuki uyu mugore ubu twitegereka nkubwire Gasa ngiye mwerekwa afite ubu turitega n'undi uraza akavuga ko yari umugore wa Feredina. Ibintu mu byitege kuko hariho abantu hano kuri iyi mihanda batanezezwa n'ibyiza by'abandi. Babona Imana ikugiriye neza bakajya kugurira umuntu ku ruhande ngo ngwino usebye nyanaka. Abantu bafite umuco mubi wo gukubitisha abantu ahahise habo. Kuba Mutesi ari divorce ntabwo yacibwaho iteka. Akaba yazana ko babana. Umva ubyitege ndabivuze ndi hano kuri kamera nejo uzumva undi avuga ati ahubwo ngewe Fredina yarambyariye none ntari kumpindezo. Uzumva abantu bagiye gusenya uyu muvandimwe. Ariko icyo nabwira abantu umuco nyarwanda ntabwo rwose ari byiza gukubitira umuntu muhayise, ntabwo ari byiza kwitambika umugisha wundi. Nanjye ndi umushumba, ndi umubyeyi, ntabwo rero ari byiza ko byonyine Mutesi afite amavuta y'ubudahangarwa. Icyo nicyo cyambere. Abantu kuki batumva ko apari yo kuba ari Mutesi ni n'umukozi w'Imana, yarasizwe n'umutambyi w'Imana. Ntabwo abantu bemerewe kujya bavuga abakozi b'Imana ibintu byose biboneye, kuko hari abantu bagenda bizana n'akaga batabizi, batazi ko gutunga urutoki umuntu w'Imana wasizwe amavuta ari ikintu kibi. Rero aka kantu mbase nubahaho impuguro ko atari byiza. Bari kuvuga mu ishusho ya Pastor Mutesi, nta nubwo bari kuvuga Mutesi gusa, pastor bari kuryongeraho, bamenya ko bari kuviyora amavuta ye. Icyo kintu bakimenye. Ikindi cya kabiri nkuko wabivuze Mutesi afite amahitamo yo gushaka n'inshuro 2 3. Yesu yaravuze ngo nujya ku gasozi kamukahaburira amahoro uzajye ku kandi uzajye no ku kandi. Rego ntabwo ndi kubwira abantu ngo bashake 3 4 5, ariko Yesu yaravuze ngo ndabwiza ukuri ko ntazarinda ngaruka mutaragira ahantu muturiza. Rero ntabwo ari igitangaza, ahubwo abantu bahagurukiye kurwanya ubukwe bw'uyu mukozi w'Imana. Ubwashize hari caro nagiyeho ndahanura ndavuga nti Mutesi ahubwo azanabyara mwaroro rwo azabyara n'impanga. Baraseka cyane barumirwa. Ndababwira nti rwose uyu mubyeyi mureka tumwatureho umugisha, kuko Gasaro aya magambo abantu bagenda bamuteragura. Buri iyi ni imitongero, ni imivumo bari gukora mu kirere cye cy'urushako. Ntabwo arubizi. Buri hari ikintu nkunda kwigisha abantu imbaraga z'ijambo. Kuba nicaye aha nda apotre nuko hari umuntu wavuze iryo jambo karinda mbatiza. Nta muntu wundi warinkura kandi yari imbatije mu masegonda atarenza 6 guhera umunota ubaye apotre Rosine. Iryo jambo uyu munota nacyankurikirana. Rero ikintu abantu bavuga ku muntu
ikintu abantu batura ku muntu Mutesi amenye neza ko iyi mitongero iri kugenda iza bavuga ati wowe ntuzubaka, bavuga ati wibye umugabo w'abandi, barimo bahindanya ikirere cye mu buryo bw'umwuka bagikoramo ikintu kimeze nk'urukuta ku buryo ushobora kubona iki gikuta gishobora no kuburiza mw'iri sezerano. Rero ikintu umuntu agomba gukora buri gihe turwana n'imitongero abantu bagiye batwaturaho, turwana n'amagambo abantu bagiye batwaturaho tukayasenya mu kirere cy'ubuka kugira ngo umugisha w'Imana ubashe kuza. Abantu rero bakunda Mutesi, abakunda abantu bagiye bagira ni ibyago ko nkubwire. Uzi ko umuntu arapfusha abantu bakavuga ati yo ihangane, wenda nk'ubu ngubu ufite umugabo agapfa usanga abantu bampururiye ati ihangane rwose umutware wawe arapfuye, ariko umuntu waye divorce ntabwo batwihanganisha. Nanjye di divorce ntabwo abantu batwihanganisha, kandi natwe tuba duhuye n'ibyago. Yego, kuko tuba twagiye tuvuga ati tugiye kubaka agaso. Ni nkuko washora miliyoni 5 uvuga ngo ugiye gukora umushinga ugucuruza ugahomba, base ntubabara. Uba washoye imbaraga, uba washoye igihe cyawe, uba washoye ubwenge. N'umuntu rero yahagurutse akajya kubaka akagira ntibigende neza, burya abataye igihe, abatakaje imbaraga, abasubiye inyuma, abahombye ibintu byinshi mu by'ukuri. Ahubwo abantu bagakwiye gufata abantu bahuye n'ibi byago byo kujya mu rugo ntibigende uko babyifuzaga, sosiyete kabegera, sosiyete kababa hafi. Ariko urebe ibintu bari gukorera Mutesi. Buriya Mutesi ahagarariye yindi shusho y'abadamu twese tudafite ingo twagiye tuzijyamo ntibigende neza. Rero abantu nibumve ko mu by'ukuri kuba Mutesi yiboneye umugisha w'Imana, abantu baragakwiye kumushyigikira, abanyamasengesho tugahaguruka, abashumba tugahaguruka, tukavuga ati reka tumurwanire ishyaka. Ngemererwa gukora ikiganiro ndavuga ni Mutesi we nzakurwanirira mpaka kugeza ku munota wa nyuma. N'undi wese uri mu cyiciro nk'icya Mutesi, umudamu udafite urugo, umugabo udafite urugo, witwa ko watawe, bariya abantu bakenewe ihumure, bakenewe kwegerezwa urukundo. Ariko muri iyi minsi mu Rwanda umuntu urumva ngo yatanye n'undi, umva kamera gasa nka kwa kundi kera bavuga ngo umuntu urwaye ikibembe bamuha inzogera, anazajya bagiye gutambuka avuza inzogera kugira ngo yegere atanduza abantu. Ubu ngubu muri iyi minsi ya none abantu badafite ingo niko dufatwa, bavuga ko dufite ibibembe tutagomba kuza mu bantu. Ariko se koko niko bimeze? Ntabwo ariko bimeze. Bantu muri iki cyiciro ni ukuri ndi kubahumuriza, dukuye kuri Mutesi ndi kubahumuriza, ni mukomere muri abantu badasanzwe. Imana abakeneye, sosiyete irabakenewe, nubwo abantu babanga ariko ntabwo ari bose. Yego, ubona biterwa n'iki kuno mudamu yahagurutse ndetse agakoranya abantu benshi cyane kugira ngo abe yatangaza ko uyu mugabo babanye mu nzu, ariko mu buryo kibabanyemo amakuru nakiriye nuko ndetse nawe wayakiriye nayabonye kuko twahageze twe bisa n'ibirangije, bisa n'ibiri kurangira, nuko babanye ariko nta sezerano bari bafitanye. Ukabona ahubwo kuki uno mudamu atageze atekereza ati uyu mugabo nubwo turi kubana utya reka mugire inama mubwire dusezerane. Uyu mugabo akarinda ajya gushaka uyu mubyeyi witwa Pastor Mutesi. Reka nkubwire ikintu kibitera rero. Ikigaragaza niko natangiye mvuga uyu mugore ntabwo yaba yihagurukije ngo yizane kuri kamera, cyane ko ibintu by'ubukwe bwa Mutesi bimaze iminsi bizwi. Niba abantu baba contre succès, niba abantu bashaka batifuriza ibyiza ku muntu, niba abantu bashaka gukubita umuntu hasi buri gihe ngo bamubaza bamutera agahinda, niba bahagurutse bajya gushaka uriya mubyeyi. Uriya mubyeyi mpamya ko kuko numvishe ngo n'umukozi w'Imana, mpamya ko atavuze ngo reka mpaguruke njye kuri kamera njye gusenya uyu muntu. Hari abantu bamuseduwije, hari abantu bamugiye mu matwi, swate n'abamwemerera amafaranga ko amafaranga ni mabi cyane. Mwiyereko afite nk'umushumba ntabwo uramubyeyi apfuye kwihagurutsa. Hari abantu bamuhamagaye byanze bikunze akaba yagize gute kujya gukubita uriya mugenzi wacu hasi. Ikindi cya kabiri, buri umwuka w'ishyari gasa. Umwuka w'ishyari ni ikintu kibi cyane. Ubundi umuntu abanza kuba umunyeshyari imbere akajya kuroga nyuma. Ubundi nta muntu uvuka ari umurozi. Urabanza ukareba ukuntu Pastor Mutesi ameze, ukumva ntibigushimishije, wareba ukwase ukumva ntibigushimishije, wareba Gasaro ukuntu abayeho neza mu rugo ukumva ntibigushimishije, ugatangira kubyimba umutima, ari naho bigutera gukorera umuntu ikintu kibi. Rero kandi iki kintu cyo kujya gusenya umuntu publicly biriya n'uburozi bubi burenza na bwa bundi bw'ubutamikano. Kuko ubutamikano uragenda ujye kumuvuzi akwahirira ibyatsi uburuke utahe. Ibi ni ukwica umuntu. Ariko ibingibi byo kuza ari ukwica umuntu ni mu marangamutima. Mu marangamutima ari mu kwezi kwa kabiri koko mu by'ukuri ari gutegura ubukwe kwa gatatu, urabona ubukwe bwegereje turi kwitegura. Uyu munsi hakaba haje kuza ibibombe nk'ibi koko mu kumwica mu marangamutima. Byarangiye bari kumustress, bari gutuma atitegura ubukwe, bari kumuroga psychologically, bari kumwangiriza amarangamutima ye. Kuko ni kankubwire iyi mihanda twirirwaho abantu batureba ni benshi cyane. Abantu badukurikirana tuba tuzi iyo baherereye, swata harimo imiryango, abana, famiye, abakwe, abakazanisha inshuti, kandi iki kintu ntabwo kishobora gusibama. Rero uyu muntu uza gutya ku karubanda agakubita ikibombe nka kiriya, isi yose ikamubona
ntabwo uyu muntu aba agukoreye ikintu cyiza ariko buriya burozi baduhera mu biryo uragenda pembe ugahita ubwirutse ugataha nta muntu umenya ko wenda wanarozwe ariko uyu muntu wagiye akagushyira ku karubanda burya bakwisha umunyarwanda aravuze ngo manika agati wica ajya kukamanura agahaguruka ngo akarenze umunwa akarushya none ibi bintu bari gukorera Mutesi nibyo si Mutesi wenyine n'abandi bantu bari mu cyiciro nk'icya Mutesi badafite ingo abagabo cyangwa abagore bagenda si no mu buzima busanzwe uyu mwuka wo gusebanya wateye muri social media uyu mwuka wo gusebanya wateye rwose Gasaro uyu mwuka tuwagwanire gaminire kure bakozi b'Imana ntabwo uyu mwuka wo gusebanya ari indagagaciro z'abanyarwanda kabiri si n'indagaciro z'abakirisitu gatatu no kwa bari gusebya umuntu w'Imana wasizwe icyo ni ikintu kibi abantu nibarwanya uyu mwuka wo gusebanya bari kwica abantu mu mitima bakabica abantu mu bitekerezo bakabica bari kwica abantu mu buryo bugiye butandukanye kandi mu by'ukuri ntabwo ari Imana igira gute iduhamagarira uyu mudamu rero wahagurutse akaza gushoza intambara kuri mugenzi we no kuri uyu mudamu ibintu ari gukora ntago ari byo cyane ko Yesu yavuze ngo urubuto uri kubiba nirwo ejo uzasarura uyu mudamu ibintu ari gukora ejo nawe uru rubuto ari kubiba azarusarura iki gikombe gishara ari gushyiraho umugore mugenzi we nawe ejo azakinyweraho kubera iki akayebo kagiye wamugarura rero bavandimwe n'ukuri mureke tugere tuba twaje hano guhumuriza imitima y'abantu kubaka societe nyarwanda ntabwo ari byiza ko duhora mu matiko erega Gasa umuntu ashobora kuza hano kuri social media ibyo kuvuga ni byinshi amakuru twatanga ni menshi twakigisha ijambo ry'Imana twakigisha abakobwa twakigisha ababyeyi twakigisha ibyo guteza u Rwanda imbere tutaje gusenya bagenzi bacu n'ukuri hanyuma nkibaza hari abona giye numva bavuga bati uriya mugabo ati n'umunyamafaranga ndabivuga nko nabyumvishe ahubwo bishoboke ko nimba umuntu yabonye yisange Pastor Mutesi yarasanzwe avuga ati fata ibyo bihumbi 100 ugenda ugure wenda ako gasukari ukora ako gastoki cyane ko hari n'abafasha benshi yego nawe wabyumvishe arabonzi rwose afasha Mutesi ati kigaragara cyo nuko ari gutekereza uburyo cyagiye guhomba ibyo yahabwaga kuko uyu muntu ashatse my friend biba bihindutse birahinduka ubarirwa amafaranga ukabarirwa icyo yakoze ku buryo niyo ugiye guha mushiki wawe ubanza kubwira umugore sheri ngiye guhereza mushiki wanjye ibihumbi 300 agira akakora yego rero ari gutekereza ati amafaranga najyaga mpabwa cyose najyaga amfasha mu buryo mwe najya mubwira ati 50 yego akabona biranze akaba ari cyo kintu ngo gishobora kuba cyamubabaje yego reka nkubwire mu makuru numvishe ko uriya mudamu ngo nta n'umwana bigeze babyarana na Feredina rero bishaka kuba byamubabaza nk'umuntu nyine baratandukanye barabanye mu rukundo bagatandukana nyine nta n'igihango buri igihango umwana ni igihango ubufitanye n'umugabo wawe icyo nacyo cyamutera kuba yahaguruka akajya gusenya iki Feredina ariko ubundi reka nkubwire kuba wabana n'umuntu imyaka nubwo yaba ari 5 ariko nta hantu muri leta wagiye kumukiriyaringa ko ari umugore wawe icyo gihe numva nta rubanza pe bari kuvuga ngo Mutesi yibye umugabo hese kereka niba ari leta yamumwibiye none se leta yacu ishobora gushingira umuntu kinashingiye amemuta ntabwo bishoboka iyo ufite umuntu mwashingiranywe murabanza mukadivorusa then ukajya wakongera kwiromariya bwa kabiri uriya mugabo rero ntabwo yigeze ashingiranwa n'uriya mugore uvuge ngo Mutesi yiswe igisambo cy'umugabo rero uyu mugore rwose nacishe makeya kubera ko uyu mubyeyi rwose Imana imwihereye umugisha icyo kuvuga ngo Feredina afite amafaranga ntabwo abakozi b'Imana tugomba gushaka abagabo ngo bafite amafaranga cyangwa ntibayafite ntabwo tuvuze ko ariyo Mutesi yakurikiye ntabwo ari icyo mvuga ndavuga undi ngo yatekerezaga uburyo cyajyaga amufasha wenda akabagiye kuri iyo support atazongera kubona ubwo bufasha none se umva nkubwira hari ikintu rero abantu batajya bamenya muri ubu buzima ubundi aba bantu baza mu buzima bwacu Gasaro ni Imana ibazana yego Imana ibe yazanye abantu ku buzima bwacu ibishatsirana bajyana none se ubundi hari umunyamakuru yigeze uvuga ijambo rikomeye aravuga ngo hari abagore babayeho mu bwoba ngo kuko ngo bafite abagabo bavuga bati uyu mugabo nagenda ndabaho gute ngo bameze nka abantu bari kwa muganga bacometse kuri za bombone iyo umuntu mucomokoye kuri bombone umwuka arawubura ahita agira urwagwari rero uwo munyamakuru yavuze ati hari abagore mubayeho mufite ubwoba bw'uko nimucomokoka ku bagabo muri aramupfuye ntabwo ariko bimeze uyu mugore natuze uyu mugabo adahari yabaho none se abagore tuzi badafite ingo n'abagabo batazifite barapfuye ntabwo bapfuye bariho kandi n'abanyembaraga amenya ko agomba kubaho cyane umuntu yagutunga ariko ntiyakobeshaho uyu mudamu rero nashira ubwoba nareke guhangayika ngo yumve yuko cyane kandi ikindi nta mugabo nawe afite Imana ishobora kuzana undi mugabo umushaka bakabana bagasezerana cyane ko uyu mugabo avuye mu buzima bwe uyu mudamu ahubwo nasega ko n'umunyamasengesho Imana nawe imuremere yego niko ngiye mbona nabwira abadukurikiye hanyuma se Rozi Karamel
uyu munsi uyu mubyeyi n'umubyeyi ukunda guhura n'intambara tuvuga pe uyu mubyeyi ahura n'intambara pe ibiganiro tukamuvuga tukagira iki mbese ubona ko aho bigeze noneho hari abari kwibaza batari ko se uyu mubyeyi ubundi azabona amahoro ryari bigenze gute ese byibuze azashaka abantu batuze atari n'ahandi uzasanga umugabo we hari nagenzo mitekereza ati hari abandi kugenda mbona abantu bagiye bandika ati hari nawe uzagera uyu mugabo akaba yanategwa n'umuntu kugira ngo bagaragaze iki kugira bagaragarize ikibazo kivuke mu muryango none uyu mubyeyi araza kugenza ati uretse isengesho gusa cyane kasenga ubundi ikintu cyo namaze kumenya Gasaro umuntu ufite ikintu akurusha ntabwo yakurwanya uwo mutasi ntambara ari guhura nazo niza abantu afite ibintu arusha igihe cyose abantu uzabarusha ibintu runaka muri angere zigiye zitandukanye bura dufite guru tugiye tuzamurwa mu bintu bigiye bitandukanye umuntu uzaruta muri icyo kintu azakurwanya abantu benshi buri Gasaro ngiye narabikoreye ubushakashatsi ndeba abantu bagenda kuri social media bakunda kuvuga mutesi mbona niba abantu arusha ubusobozi mbona niba abantu arusha ubwiza niba abantu arusha imitungo niba abantu arusha abavuta niba abantu arusha ibintu byinshi ntago umuntu urusha mutesi ibintu umutungo ibiki byose yamufataho umwanya ngo agiye kumuvuga rero ikintu mutesi agomba gukora gusenga byo birumvikana kabiri buriya abakozi b'Imana duhura n'intambara nyinshi icyo kintu abantu bajye bakimenya na Yesu Kristo igihe yari ari ku isi yararwanyijwe hari umugore wibere hari uri gucuruza itomati batavuga hari umugore w'umukire uri hariya unakiza no kurusha mutesi batavuga ariko mutesi kubera ari amavuta muri ku mutwe ni intambara zikomeye abakozi b'Imana turarwanwa ku kigero cyo hejuru kubera ko twebwe ntabwo tuba turabisi niyo mpamvu abisi duhora tugirana amabifu wakora akantu kose wakitsemura isi kuko ikurwanya utari muri yangere yayo cyane bagahita babona ikintu bakuvuga gusa natwe tugomba kuyibamo tuyizi nako Yesu yavuze ngo matumye mu birura no mu masegaryana ikintu mutesi akwiye gukora kuko n'umukozi w'Imana n'abandi bakozi b'Imana bagenzi banjye bankurikiye duhura n'intambara tuba tugomba kwibuka ko na Yesu yarwanya izo ntambara zimeze nk'izo ukabifashishwamo n'ikirero amacumu ibiturwanya n'ibiduhiga ntibizabura ikintu ubukora ni ugusenga burya isengesho bituma utambuka mu bihe bigoye no mu bihe bikomeye ikindi cya kabiri mutesi arasabwa no kujya yirinda cyane nko mu mikoreshereze ya telefone akamenya ko n'abamuhamagara bamuneka abo yakandikira message bamuneka gatatu uretse ko wenda hari ayandi masezerano Imana yamuhaye yuko wenda ashobora kuva no mu iki gihugu ariko iki gihugu kirimo ibintu bitameze neza nabyo pe harimo umwuka nyine mubi wo gusebanya bakubona nibyo uvuze ati uyu mugabo ashobora kuzamutega umutego bagambiriye cyane mutesi nanone kugira ngo nyine bize muri media bize muri media urushye mutesi ntabona amahoro ikintu mutesi twamubwira ni ugusenga Imana ikamuyobora icyo gukora nyuma y'ubukwe nyuma y'ubukwe kandi ndanamushima ko ibintu bye byinshi ari kugenda bigira ibanga kugenda bigira ibanga ibintu byinshi aho ni sava rwose nanibyo bavuze kuri Vestina tubukwe bwe reka ibintu byacu byinshi tugiye kujya tubigira ibanga private n'ukuri kuko dukurikije ukuntu abantu bo muri social media baba bakanuye amaso utanabibahisha ahubwo wahura n'ibibazo mutesi nakomeza ahisha ibintu bye kandi ntagire umuntu yizera Yesu yaravuze ngo uwiringira umwana w'umuntu avuma mutesi nakora ibintu bye n'umugabo wari babiri ibiri bujye bijya kuba bajya bitungurisha abantu niyo nama namugira sino natabikora gutyo arajya yibwira ngo uyu ni inshuti yanjye mu kanya usanga amakuru arayasunitse amavoice note aratanzwe message screenshot zitangwe rero niyigengesere mw'iyi minsi yo gutegura ubukwe nategura ubukwe n'umugabo wari babiri bajye batunguza abantu ikigiye kuba hari amakuru numvise ko uyu mudamu yanamuhamagaye yego nanjye nabyumvishe ese iyo umuntu asohoye amajwi mutabivuganye byo byaba ari ibintu byiza aha niho nakubwira nti nibirinde mu mikoreshereze ya telefone uyu mudamu nawe ari mu ikosa ubundi ntabwo abantu bazi Gasaro ko hari amategeko agenda ibintu by'itangazamakuru hari abantu benshi rero bazafungwa batazi ko ibi bintu bihanirwa kandi ntabwo ushaka kugera muri leta uvuga ngo ritegeko sinarindizi ibyo ntaho biri nta muntu ukora ikosa ngo yitwaze kataza waba urizi waba utarizi gusohora amajwi gusohora amashusho nta burenganzira ubifitiye nukuri birahanirwa cyane nk'aya ngaya ari gusenya birahanirwa abantu babimenye abantu bigengesere abari gusohora amashusho y'uyu muntu abamuvuga nabi bamenye ko hari itegeko rirengera ibi bintu turashimira na leta yacu y'u Rwanda yaje muri ibi bintu bya social media nagiye mbona hari umusore twahahuriye yego niho bavuze ikintu ati ngewe uyu mudamu mugiye ikintu kimwe ndamubwira ntese kibyo majwi yafashe ndabyemera koko birumvikanye ko umuntu muziranye ariko wibuke ko ejo n'ejo bundi RIB ishobora kuba yakubaza iti ese aya majwi wayasohoye umuntu mwabyumvikanye habizi si ikibazo tugasanga nabyo atapfa kuba byageze muri social media ati nicyo kintu cyonyine yansubije imagine
hari abantu rero bahura n'ibibazo kubwo kutumva inama z'abandi kandi umunyarwanda aravuze ngo nyamwanga kumva ngo ntiyanze no kubona. Buriya hari igihe abantu basuzugura inama za bagenzi babo ariko bamara gushyirwa mwari amaboko atari ayabo bakajya bashyira ubwenge ku gihe. Rero abantu nibigengesere birinde. Hari umuntu wavuze ngo ngewe ngo mvuga Pastor Mutesi ngo nabi ngo nkarara ndiye, ngo mvuga Pastor Mutesi nabi ngo nkambara, kandi nawe umukozi w'Imana nawe ntabwo ni umukozi w'Imana ngo ngiye mvuze Pastor Mutesi ndarandiye, iyo mvuze nabi Pastor Mutesi ndambara, iyo mvuze nabi Pastor Mutesi nishyurirwa inzu. Ntabwo ari byiza ko umuntu ibyiza twavuga abandi birahari gasa. Hari ibintu byiza twaza tukavuga umuvuze neza wanarye. Hoya ariko ushaka no kuvuga ikintu kikagaragara ko icyo kintu ko kari ukuri. Ariko se niba umuntu yamaze gusezerana hakorwa iki? Sha umva bubyarangiye abantu bashaka umva bamanura amaboko, Satani yatsinzwe ubu n'umugore we Mana yanjye bashatse bakurirana indege bakagenda kubera ko yamaze ku umugore we. Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye, yabwiye Petero amubwira ati Petero we nzakubakaho itoro rikomeye naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azagushobora. Burya umuntu wavuzweho n'Imana, ikintu Imana yanditse ku muntu ntawagikuraho, nta muntu ujya urwanya umugambi w'Imana. Rero abantu bari kurwanya uno mubyeyi, hari igihe bizarangira, hari igihe umuntu atangiza intambara mbi kuri mugenzi we bikarangira ari wijeho. Abantu rero nibashaka bashyira agapira hasi bareka uyu mwana w'Imana yirongorerwe mu mutuzo, mu mutekano, yitegura ubukwe bwe atuje. Ni ukuri. Yego. Hari akantu uvuze ngo ibyo Imana yakuvuzeho ntabwo bishobora kuba byasibangana. Ariko kanije ubundi numvishe nanakavuze mu kiganiro nakoze nijoro, Mutesi yivugira ko ati nzaterera Imana amasari. Yego. Bona commentaire ndaza ati Pastor Mutesi arije gushaka umugabo, nicyo nibaje nijoro, nahise uyu mugabo amubonye nyuma akavuye ku isimbi. Aha, yes, kankwerekero kari yakantu kari mu ibanga ryihishemo. Urumva Mutesi n'ubundi kandi Mutesi kya kigara gikoze vuba cyane. Ni kwa kundi yari ngewe menya ko Mutesi afite ubukwe nabimenye umwaka ushize. Mu kwa 12 gutyo mo hagati nibwo namenye ko Mutesi afite ubukwe, atubwira n'abashuti bacu ati rwose umwaka utaha mugende mu bisengere mutegura imisatsi rwose Imana ninshyigikira. Mu mwaka utaha ntabwo zarenza mu kwa 3 rwose ubukwe budahari kandi nzabikora Imana ishyigikiye. Urumva rero ni kwa kundi Mutesi yanze gutangaza amakuru ye mbere. Noneho hari abantu babyuriyeho baravuga bati none se ni gute yaje hano gusaba umugabo muri social media kandi wumva n'ubundi Fredina yarahari. Yes, kwari kubika amabanga y'ibintu bye. Ni kujijisha abantu. Ni kujijisha abantu kugira abantu batamenya ibyo arimo. Niyo umuntu atashobora kuza akavuga irindi kandi ari guma akuvura gahunda ze. Rero abantu ntibabyibazeho ngo yaje gusabira umugabo ku isimbi ngo kandi ngo Fredina yarahari, none se kugiye cyari kitaragiye cyo gusohora invitation urumva ari buhita bitangaza. Ni kibazo. Urumva rero aho ngaho rwose nanjye namujustifiye. Hanyuma nkawe rero uri umushumba ndetse abashumba baraganira. Abashumba turaganira. Nje mbona hari abandi bati none se ashatse vuba, ariko se tukibaza umuntu ashatse vuba ugereranyije n'iki? Hari kwa kantu disumvugiye ni keza ndagakunda. Ya baba nanjye hari umuntu wabimbaje ariko se ino kuri nje nabimenyera muri comment z'abantu ngo Rusagara ngo apfuye ngo ejo bundi ngo buse ngo ntashatse vuba, ariko Rusagara nubwo yapfuye bare batarabana mu nzu nk'umugore n'umugabo, nubwo yari yaratanze inkwano yego, ariko ntabwo byari byagikaba official ngo tumenye ngo Mutesi ntiyarakirara mu buriri wenyine. Mutesi yahindukiraga akibona ari wenyine tena, nubwo Rusagara yarahara akaba amaze umwaka apfuye. Mutesi ashatse vuba para raporo niki, ariko aba bantu bataba ku misozi y'uburushyi, bataba ku misozi yo kwibana no kwirarana batangira avuga ngo umuntu ashatse vuba. Aba bantu bazi buri ibibazo duhura nabyo. Umva bashaka gutuma ubungubu iby'ubutambye impita mbishyira hasi ugasanga ibintu birahindutse. Umusozi utabaye aba bagore batirarana, abagore badatekereza ngo umwana ararya gute, arambara gute, ariga gute, abashyitsi bararya gute. Abagore nibakomeza basonga umuntu kubera iki bafite abagabo babo mu nzu, ararwara umugabo akamurwaza, aragira ikibazo cya minerivara agatekereza hari buve n'umugabo akamufasha gutekereza. Mutesi ashatse vuba para raporo y'iki? Koko mu byukuri abantu mwagiye mutubabarira koko buraje avuga ati uyu mwapotre batayaturuka yeye. Abantu bagiye batubabarira rwose. Mutesi ahubwo ni mu musengera mu muhesha umugisha agende nawe reke kongera kurara wenyine. Nukure narwara ajya abona umurwaza nabona ibyiza abona uwo bishimana ibintu bigende neza. Ajya kora buriya buze ukuntu Mutesi buriya amavuta agiye kuzamuka y'ubutambyi. Buriya amavuta yo gukorera Imana agiye kuzamuka. Ngewe ubwanjye yigeze nyibwira tumva nkubwire mushumba potre atubu mu rusengero hari inshingano nabwiye umushumba wanjye atagomba kuma. Nabwiye umunsi Imana yampaye umugabo izi nshingano nzazakira nzikorere mu itorero. Kubera icyara cyari vide, hari ahantu Imana isabwa gukora ikindi kintu. Uwo Mutesi agiye gukorera mu mavuta yo hejuru kubera ko urugingo rwaburaga yarubonye. Kandi yaho zabivuga yarabivuze kuri we. Ariko simva ngo Imana ni umugabo nzayitera amasari, agomba kuyitera amasari. Yayateye rwose yashimiye Imana kubera ko Imana ikoze icy'ubutwari. Ariko ntabwo
ntabwo Imana yabura gukora kubera induru z'abantu Shano ariko uzeka nkubwire uziko muri Yohana 11 mu mirongo y'inyuma hari ahantu Yesu yavuze ngo ageze kwa Lazaro ngo mana ngo sanzwe ndi neza kunyumva ngo ariko kubw'aba bantu bangose hari ikintu Imana igikora kubw'abantu batugose itari ifite gahunda yo kugikora ariko yareba abantu bakuzengurutse yareba abantu bakurwanya yareba abantu bakuvuga nabi yareba abantu bavuga ngo ntiwashobora kubaka Imana ikabikorera kubw'iyo mpamvu muri hari igitangaza Imana ijya gukora ihagurukijwe n'amagambo mabi birirwa bavuga abantu mu gikari Imana ikazi kayacecekesha ngibikorera kwiyubahisha kabikorera kwiyubahisha yego ko mbona byawakubabaje numva byambabaje Mutesi ni mushuti wanjye Mutesi hari umuvuga butumwa simuvuze nzamuvumba uretse kuvuga ngo abagore b'abadivorce ngo turi amapusi yacitse imirizo ako kantu ntabwo wakabonye nakoze n'ikiganiro cyacyo mbabaye cyane ndavuga ni koko mu by'ukuri sosiyete iratwanze ku buryo tugereranya n'amapusi yacitse imirizo mu by'ukuri ubu nta mumaro dufite kuko imirizo yavuyeho narababaye cyane uwo muvuga butumwa aravuze ati bantu mwubatse ingo bagabo bagore rero mwirinde abantu bagiye kubaka ingo bikanga uti mujye mubahungira kurati bameze nk'amapusi yacitse imirizo ati ipusi yacitse umurizo ikabona iri kumwe na ngenzi yayo ufite ntabwo yishimira kwigumana niho kuvuga ati mwirinde abantu badafite ingo bigeze bubaka ati kuko murebye nabi namwe izanyu bazihirika mu by'ukuri gusa erezoma numvishe ko uwo muntu yaje kugaruka asaba imbabazi ariko rero akarenza umunwa nyine nibyo twavugaga bakomeretse twarakomeretse mu by'ukuri kuba imirizo yacu yaravuyeho umutwe turawufite umutwe turawufite dufite amaguru dufite urutirigongo dufite amaboko niba umurizo waravuyeho izindi ngingo zirahari izindi ngingo ziracyakora abantu baturetse koko hari n'abantu bagira ubwoba bwo gushaka abadivorce bakagira ubwoba ngo ntibago ngo bagerayo n'ubundi ngo bikazamba hoya baba bafite amashuri ahubwo y'ubuzima baba baragiye kwiga ibibera mu rugo kuko hari n'abajyamo bwa mbi nari mfite akagenda ese uwa kabiri nawe byagenda gutya mbo buriya gasa reka nkubwire sindi umushumba nkunda kugira inyigisho nyinshi cyane zijyanye n'ingo zijyanye no kutubaka buriya kugira ngo umuntu agere mu rugo ntibikunde buriya hari impamvu zirengennye zirahari hari igihe mu miryango nyuma ufite karande ituma mutubaka uba usabwa kugenda ugasenya ukidekonegita n'iyo myuka hari abantu baba bari mu ngo bakarara barota bari gusambana umugabo akarara aryamanye n'umugore w'igishitani mu nzozi kandi iruhande rwe hari umugore cyangwa umugore ukarota uryamanye n'undi mugabo kandi umugabo wari iruhande uwo mwuka ni mubi cyane ugenda usenya urugo buhoro buhoro mukazamura urugo rwarahirimye mutarwanye mutatonganye ahubwo kubera ibyo byuka bibi urumva rero abantu bamenye ko kugera mu rugo ibintu nibikunde hari fagiteri nyinshi cyane zijya zituma abantu bagera mu ngo bari bazi ko bagiye kubaka ahubwo bakirota uruva bazivuyemo regari n'igihe umwengewe divorce ntago nyikunda sinanayi prefera ariko nanone Rozi hari igihe umwe muri mwebwe arananizwa nibyo nyine bibaho umugabo akaba yananizwa akavuga ati reka mvemo umugore cyangwa se akananizwa nibyo byuka bibi byose hahandi avuga ati reka mbivemo nibyo byose nyine ntandara bari aho ngaho navuze cyangwa n'uburyo wahagurutse ujya gushaka ibyari bikuri mu mutwe buriya turashingira buri munsi ariko buriya bari abageni dushingira we Gasaro ntabwo bizi twege tubaturaho umugisha wo kujya kubaka bagira urugo rwiza umuryango mwiza ariko mu mutwe hari umuntu ushaka guhaguruka avuga ati reka ngenge kuriya mugabo nzamutwara imitungo ese uwo mugabo uwo mugore wamubwira ngo nyubaha bikunde wabwira uwo mugabo se kuko n'abagabo bagira iyo ngeso wamubwira ngo umugabo reka twubaka urugo bikunde mu mutwe we twamushingiye hari n'abatanyura imbere y'abapasteri bakijyana ariko mu mutwe avuga ati imitungo nzayigutwara ye singukunze nubwo uri umugabo mugufi ariko amafaranga ye niyo nkurikiye uwo mugore ntabwo ajeje kubaka hari n'abajya gushaka bavuga ati shaka adresse zo kubonaho nibera uwo muntu ntabwo ababwira ngo ubaka ngo bikunde akanashaka visa ngo visa cyangwa uziko ibintu byatemwe iyi minsi we mvugiye akantu hari abantu rero bari gushaka aba diaspora bishakira visa ku mpande zombi zirimo hari abagabo batereta abakobwa bariyo bagambire ko babaha visa hari n'abakobwa nabo bateretana n'abagabo bariya bashaka visa urumva se uwo muntu bamubwira ngo nyubaha bikunde menya inshingano z'umugore mu rugo bikunde ntabwo yabikugiramo kuko target ni visa target ni amafaranga target ni adresse target ni ukubona haryama rero niyo mpamvu mushaka kugera mu rugo tukabona divorce ibaye mu mezi 2 mwebwe mukavuga ati yo ukuru twe twabashingiye n'ibiki baberanye ibiri mu imbandi z'abantu ntabwo wari ubizi biratandukanye n'ibyo twebwe twibwira kandi umuntu ubona inyuma ntabwo ari we w'imbere ngenge mbibwira abantu ushobora kubona Rosine gutya ari umuntu wisize ariko imbere akaba ari umuntu muzima wa muntu ubona
umeze nka marayika ugasanga ahubwo niwe dayimoni mubi cyane. Rero umuntu w'inyuma siwe w'imbere, kandi twirinde guca imanza, twumve yuko niba uyu munsi umuntu agize amahitamo ye tubimwubahire, twimutera amabuye, twivuga tuti erega n'ubundi bizanga kuki se twatega umuntu iminsi, ahubwo tumwifuriza ibyiza. No kuba twaturaho abantu amagambo nk'ayo ngayo mabi tubaturaho ibintu bibi, nta nubwo twagakwiye kubikora abantu b'Imana n'ukuri. Niyo mpamvu tugomba no kwirinda amagambo asohoka mu kanwa kwacu. Buri ijambo ni ribi. Ubu kugeza umunota turi kuvuga ko Pastor Mutesi yabaye umugore wa Fredina, ni ijambo ryonyine bakoresha bageze imbere y'umuyobozi ati nemeye kumbera umugabo. Neye amagambo bari kumwaturaho rero bamutega iminsi, ntabwo ari meza kwaturaho umuntu ijambo ribi. Nihe namagira uyu mudamu rero watangiye kuza ku mihanda y'umuntu yaje akagura yakagejeje muri mihanda, ejo akwira imbuga nkoranyambaga akaba umusitari, ariko nanone hari ubwo yicara akicuza ati iyo nza kubimenya ndi umubyeyi mfite abana sinze kwiyandarika muri iyi mihanda, ejo umwana njye akazabona ko nagiye kurira ko natwawe umugabo, nyamara mu by'ukuri tutarasezeranye. Gira inama muharira inama twamugira cyane ko atari nawe mugore wenyine wenda uzabikora cyangwa mugabo wabikora, muri mpande zombi zirashoboka ko hari umuntu ushobora kuza aje kuvuga umuntu nabi. Ntabwo ari byiza gufata umwanya wo kujya gusenya mugenzi wawe. Imana yaturemanye kubahana, Imana turemerana gufatana amaboko, Imana turemera kwishimira ibyiza by'abandi. Ntabwo rero ibi bintu uyu mugore ari gukora n'ubundi leta yabishoje ntacyo yenda n'ubundi kubihinduraho. Ibyiza rero aho kugira ngo uzagaruke nyuma uri kurwana n'ingaruka z'ibintu wakoze, ari ukuntu wakubaka ubustari ariko wubakiye ku bintu byiza, utubakiye ku bintu bibi. Rero ngiye inama namugira mubyeyi n'umunyamasengesho, nagende yicara asenga Imana, najyaza kuri kamera avuga iby'Imana, avuga abantu neza, kuko nta nyungu yo gusenya umuntu mugenzi wawe rwose. Rwose Apostle utanze inama nziza cyane, kandi Imana iguha umugisha. Amen. Ukore ibyiza bigishoboka, ejo tutazicuza ngo ntitwamenye. Njyewe ndi umuntu Pastor Mutesi yaramutse hari icyo yakoze, njyewe nemeranywaho nawe cyangwa se kitari cyo, ntaza gukora ikiganiro n'ubundi muri uwo mujyo cyavugani rwose n'ubundi nkuko kera twigeze gukora ibiganiro tuti Pastor Mutesi ABCD. Ariko nanone uyu munsi byaba bikwiye ko umuntu ashaka cyangwa se akarongorwa, ahubwo tukamukurikiza amabuye, tukamukurikiza imijugujugu, kandi n'ubundi ntacyo turi bubihindureho. Oya, ntacyo bimaze cyane ko tubara ko turi n'abantu b'Imana. Buri muntu wese uri kuri iyi si azapfa. Ese ko twicara tuvuga ngo Yesu araje buri munsi tukabona abantu bapfa, aba bantu twese twicaye tuvuga abandi nabi, Yesu ashobora kudutungura none ahagaso turi kuri kamera. Ubu se dutunguye turi gusebya umuntu, adutunguye se turi kuvuga nabi Mutesi, adutunguye se turi mu bibi. Ntabwo twese tuzi igihe Imana izaza kudutwarira. Niyo mpamvu bitari byiza gufata amagambo mabi ngo tuyakurikize mugenzi wacu, cyane ko Yesu ashobora kuza uwo munota uri muri guharabika iki mugenzi wawe, uri muri kumukurikiza iki amagambo mabi. Rero abantu bamenye ko niba tuvuga ngo tuzajya no mwijura gakiza turagashaka, ko Imana ishaka kugutungura uri gusebya mugenzi wa kakanya, nkuko twicaye ukabona umutingi turaje cyangwa ikintu kiraturitse tukaba turapfuye, ubwo subwo bugingo twabubona. Abantu rero nibigengesere, si byiza gukurikiza uriya mukozi w'Imana amagambo mabi, kuko nawe ejo uzashingiza, ejo nawe ufite abandi bavandimwe bazagirirwa neza n'Imana. Ntabwo ari byiza rero cyane, ahubwo ni mu mushyigikire mu mwatire w'umugisha w'Imana. Imana igenda imuhoza agahinda rwose. Ndumva ari cyo kintu navuga. Nukuri turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Amen. Umukozi w'Imana. Amen. Gasaro TV.